abagiye kunshinza abakuzi turakuzi nuko bitashoboka ngo batungeho kamera hamara abamama bambaye imikenyero basa neza pe abakuzi turakuzi ibyo ngibyo bibwira abantu batakuzi nabo baranzerega no amateka yatambutse nako twababwiye uko byari bimeze nyine barakuzi karahanyuze pe haraguru ega kabaye icwende nikoga urakoze ntari kuncira urubanza kwawe gucira urubanza ngende umucamanza nje mvuga kari kwawe wari kwihemukira nje mvuga cyane ariko se indaya izajya gusambana ngo Imana imfashe umunsi mbona abakiriya n'umujura najya kwiba ngo Imana imfashe umunsi mbonaho niba arebe niba koko niba byuzuye niba watwaye ari byuzanye niba hari ibitarimo cyari Usa so uburozi burimo ndebera shaye umugi gasha ngo bagaragaze uko yazanye ntayo ayazanye iki sahu ariko naba yirebeshwa nka rya jisho rya Derira baba nabi Chelsea dumurokore nukuvuga ngo kandi twagarukeho bigenze ikintu umwexpert n'umwexpert anavuga ati no bino binagiyemo ntago babyiye ariko abana yagasari yakazavugana kabigaze ko nkakeza kabisa ntago yancinegeke kuko abincinege ibingerageza umukozi w'Imana yaranyibye anzaniye imyenda ibiri Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp abakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kizo TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu ndashimira buri wese wandika muri comment inama n'ibitekerezo hari benshi mugira inama ndetse n'abandika muri comment ku biganiro fanda twaganiriye harabizera ko yakijijwe hari n'abavuga bati ntago turabyizira neza bitewe nuko tumubona cyangwa nuko tumuzi hari uburyo buzo umuntu ukavuga ati bitewe nuko muzi ntago kino kintu yakireka ariko nanone biranashoboka ku rundi ruhande bitewe n'imyanzuro umuntu yifatiye ku giti cye ni wa munsi rero wageze Farida yazanye agiye gutanga iby'abandi ariko igitangaje nuko ibyo rakavuga yatwaye Farida ntago ari byo yemera Fari so warangariye ndi gutekereza nyine ukuntu abantu baba bafata ibintu uko babiri ako nta nubwo nanabarenganya nta mpamvu nawe utekereje aho wari uri we ntago watekereza ko ari ntago wabarenganya pe aratubeshya ntago abyo gutekereza ukacwe urakoze ntago abeshya reka bwasibwe bwanyuma mwikizerera ari gutekereza abagabo ndi gutekereza abagabo ubwo nawe ndi kugutekereza none ni abagabo batambutse hariya nanjye nababonye uri gutekereza mugenga urakoze icyo nakiya kugize nk'umuntu w'abagabo ega akunda abagabo kurenza n'urukiko ibyo kwigwa ibeshya asubwo umugabo nakongera kubona kashitura ubwo umugabo yabasati uri kwirwa ubeshya abana b'abandi utwadutore two mu rusengero nini nararokowe narakijijwe mama pastoro buriya rero jya ubona hanze ahangaha birakomeye twebwe twamaze kumenya ko nta mugabo nzashaka reka ntabwo naherero ngo umva keza buriya yaramaze kubona avate rero iki kibuga cyo hanze ahangaha kiranyereye kirananiye kirandutse reka ngende aho batanzi ngende niyororobeke nararokowe narakishijwe nageze gute buriya ntihari nk'udusore nko muri korali ari kutagetinga none gutekereza ngo yice
nta mugabo ndi gutekereza njye sawa disi we abagabo ko batekereje igihe kirekire uracyabakunda abagabo ko mbazi se ndabazi kandi uranabakunda narabakundaga icyo gihe uretse warabanze nta n'icyo mupfa uragura n'abakunda ariko abagabo ni abana beza urakoze abagabo ni abana beza nyakwicwa n'uburoro we ewe we ngewe noneho birenze muba mwahuye do ni abagabo urungurutse dore ngure wambaye kositimu mama yambaye n'umukenyero ntabyo abamama cece bafuye mu bukwe dore ni abagabo bambaye amakositimu ntabwo kureba uriya muntu reba umukenyero yambaye inkweto zijyanye n'akaboro yambaremo imbere bw'Imana agiye kunshinza abakuzi turakuzi ni uko bitashoboka ngo batungeho kamera hano hari abamama bambaye imikenyero basa neza pe abakuzi turakuzi ibyo ngibyo bibwira abantu batakuzi nabo baranzerega no amateka yatambutse ntabwo twababwiye uko byari bimeze nyine barakuzi karahanyuze pe haraguru ega kabaye icwende ni koga urakoze narebe kuncira urubanza kwawe gucira urubanza njye ni umucamanza kuncira urubanza kwawe wari kwihemukira njye mvuga cyane ariko se indaya izajya gusambana ngo Imana imfashe umunsi mbona abakiriya n'umujura najya kwiba ngo Imana imfashe umunsi mbonaho niba uri kubyumva wajya gusambana ngo Imana imfashe ngo inda ntizemo nyakwicwa n'uburoro we muri icyo cyiciro ushize mu kiga wowe uri muri byose ukubiye ruhame kubabarire Imana ikubabarire ngo Imana ikubabarire ari mu ndaya ari mu bajura ari mu basinzi ari mu bwerabwezi n'ibikafu hose muri ibyo bintu byose mvuze nagira icyakana mu bujura waranyibye mu buraya nawe bwo warabyikoreye warabyivugira ko uri umunogonozi ukene bagabona 50 icya gatatu wavuga ko wanywaga ibyuma ukarara mu tubari abantu mwakijwe mutubwira ibya mwakoze iyo mubiretse mubisubiramo niba nararetse ikintu narakiretse kubera umunyarwanda aravuze ngo akabaye icwende ndikagera gute nikoga we nkwihorere ntari nyeyorere cyese ngo tugushyiraho ko wenda akoze ngo ari umuntu uhinduka aba ari kwiyoroka kamera mbashe nkuvugishe rata mwana wanjye ubwo umva umuntu ariya ngo umukozi w'iki umva nkubwire ntugafate umuntu wakijijwe gukizwa nk'abantu bisaba kuba umuntu afite ubuhate urabufite ega umutima ntabwo uri hamwe urumva ntabwo sindi kureba uriya mukecuru nose hano haje ahantu hari gusa neza ubu no kureba nabyo bigiye ku bibazo bibikigeragezo mw'abantu ibintu babikora gute none kandebe muri kamera ariho ntumbira amazi kugira ngo mwumve ko nta makosa ndimo nose ubwo nkora ikintu cyose ndi gukora ngo ni abagabo none akeza nawe ari kwibagirwa yaraki ari kubivuga nanjye nakibuka ngasanga warangaye nibaza umuntu warangariye ari utazi ega bamuzi baramuzi ni ukuvuga ngo nimugajye mufata amateka yarangiye ngo mushake gufata karizo ntege nkeya zanjye amateka ya muntu ni wewe rose ushaka kuyakwepa byararangiye nta kindi uri muri yorobeka ngo warakijijwe mushinza mana mumbabarire ase katari kera kaje nzaga kubona imbere kamera wongeye wayagaye nta kibazo numva uzavuga ati ibi bintu byaranze byarananiranye ariko ntabwo uri butere kabiri wowe ntabizi mu gihe utarambona wincira urubanza rwose ahubwo niba wasanye imyenda ya Raki iki gikorwa cyatuza dore ngiyi nayizanye muhereze nyine muhereze arebe niba koko yuzuye niba byuzuye niba ibyo watwaye ari byuzanye niba hari ibitarimo cyari ntaki akira ubusa so uburozi burimo ndebera shaye umugiga sha kuri Imana igira amaboko kweri yari yakubikenda ubusa imyanya ni yonyine uzanye gukora ikintu cya mbere ngushimiyemo ikintu cya mbere kunzaniye umusare wanjye umusare wanjye kuje iyo kintu cya mbere umusare ni icyo gitambaro umuginga yaranyibye yaranyishe neza ngaza yaranyibye yaranyishe yaramaze asanye imyenda no kwiyererutsa ngo bagaragaze ngo yazanye ntayo ayazanye iki sahu ariko naba yirebeshwa nka rya jisho rya Derira reba nabi fari nose reka nkubwire
ndamuhereza imyenda ntajyanye ngenzanye imyenda yawe najyanye nayo nindi wari ufite mu rugo se wari wayishyizemo byose agira imyenda se agira imyenda uyu waranyibye iyo wari ufite yambaraga iki nyine ibyo ngewe nzanye nibyo atunze ubu ni nyine nose kuri kumereza mikoro oya rakibetse kugenda oya buretse gatoya bawicaye oya bawicaye gatoya bawicaye ikirose bana nagura umurozi bawicaye gatoya wincira urubanza ibyo by'uburozi uri kuvuga we raki ntago yakuroze wabikoze nawe uramuzi kandi wabikoze niwe wavugaga kandi wabikoze niwe wavugaga bamuzi Imana wiri hano harimo abasore yatagatinze ko hano hari abantu reka mbibwire abantu nimuza kubona Faida yarangaye hano hari abantu bavuye mu bukwe bari kuyakira imbere yabo harimo abasore harimo abagabo harimo abasaza nimujye mubona rero barimo kucyuri kuvuga igitsina gabo abagore sura bashaka he none se kangu basigende kure kuna abantu bambaye ariko no bwa mbere ubonye umuntu wambaye neza none se reka nkubwire ibintu bibera kugira ngo tubirebe umuntu yakibagize usuko bicenka abantu gitangiye kugira isoni ufite isoni shake mukozi w'Imana mukozi wa Sekibi Imana ikubabareke nawe ndabona wadukiriwe nk'ibyafashe uyu mugabo cyangwa twaganiraga mbere neza ibyamufashe reka Sekibi mu bantu Satani Norake nawe yakugize intorake shyiramo n'imiyaga menye ko mwakundanye oya nta kibazo oya nta kibazo we navuga ibyo ashaka we navuga ibyo ashaka nta kintu bitwaye ahubwo se yabaye umugore wawe ubundi bajya bavuga yabaye umugore wawe ubundi bajya bavuga bakavuga batumva bakavuga ngo iyo ubanye n'umugore akakubera mubi nimunyumve nabi cyase ukajya guca umugore wawe inyuma ukavuga umugore wawe nabi hari gihe birangira wa muntu kuvuga nabi ari we bita iki umunebwe cyangwa se bakakubwira ati ni wowe utuma umugore wawe aba nabi Chess we ndumurokore nukuvuga ngo ako kantu twagarukeho bigenze ikintu umwe-expert n'umwe expert no oya ageze mu bintu byi yewe utanga chance nta murokora utanga chance nago nzi ukuntu nanjye bigenza mayi chance nangira ngo shiduka nayikojejeho chance uri twaye iki nayikojejeho chance itwaye iki kaza ari gutuma tuvuga ibishego no kuvuga ngo wowe yego mukozi w'Imana n'ibishego we komeze tubwire tubwire mukozi w'Imana tubwire mukozi w'Imana we waracitswe shamana wo tugumanye ndabona karagucitse karacitse akako naje nsukuntu kaje ataribagirwa ataramenyera erega nta wabihungira ikikuri mu bundi ushobora kugisiga ibintu bikurimo indani byaragiye bikwarikamo ibindi mu maraso bikurimo mu maraso indani cyakoze amana shimye ko ikintu shimira Imana mwe muze muzahashise hanjye ntago mujya muca intege kuko mpavuga ati namwe ejo mwahiye mwebwe tuziranye munzi muzahashise hanjye ntago mwaca intege baraguca intege se udafite nta ntege mfite baraguca ibyo udafite ariko wenda afite kuba ari kugerageza gutya oya jewe umva ikintu kiriho reka babwire ikintu kiriho bura ntihabuze nk'agasore ari gushukashuka muri korali yarahiye ngo arya n'abameto bura afite agasore marashukashuka noya abantu dusengana barabizi ko mbarizwa hano kwa Keza sibyo mujye muri comment mwandike no mwakandika muri usengana na Keza se oya nago dusenga kubakurikirana ibyo Keza akora hari bakagusanga mu rusengero dusengana mu rusengero oya bandike muri comment musengana nabandika muri comment abo musengana abo musindana abo basindana mu izina rya Yesu njyewe abantu dusengana wenda byibuze mwambera abahamya bose barahari musengera mu rusengero nkasenga ndigenye suhuza babiri abantu muzi Farida mu rusengero haga niseje mu ni wahe urusengero maba meto rutumuteranira he ngumuteranira abantu musengera mu ba Methodiste Sonatibe muzi Farida mwari bamara mu rusengero ya muri comment mutubwire muti nge naramubonye mu rusengero ngo naba meto mujya muri comment mwandike rwose pe muvuge niba mutambana mu rusengero
cyane muvugane imico yanjye ko muranaso n'abakubona mu kabari babivuge n'abambona mu kabari benshi iki uheruka kumbona utazi ko nahinduka hari n'abantu kwani iki kiganiro akavuga ati Farida aracyari wa wundi cyari wa wundi nyine naha nose hari aho ubeshye uracyari wa wundi gucira urubanza nawe hari ibihuzagiramo bikakwita iryo zina ryo gucibwa urubanza kandi ngiye ntago bimbabaza njyewe singucira urubanza njyewe mvuga ibiriho urwumva mvuga ibiriho ariko tujye tuguzanya ukuri umukozi w'Imana uvuga imigani nk'iyi ngo yitwa ngo ki ndiho nzahora ndiho ubwo bishaka kuvuga iki ko mfite ubugingo bushyashya kandi bwera abakozi ba Sekibaza ni ibintu bifutitse Ndisekibi narakwishe Ndisekibi nakwica Ndisekibi gute koko kwera uri umukozi we nabaye umuhemu peke kugira ngo unyumvishe ko wowe wabaye umuntu ari ngo wabaye muki umumeto ese Fari igihe nikigera ukazabivamo bino bintu n'uburaki ibyo bintu ari kuvuga wenda ntago ari kwimsha ntago ari kera ariko si ubwo byanashoboka guhinduka k'umuntu munakisubira cyangwa se wenda ukongera ugasubira uko wahoze ukongera ugasubira uko wahoze byashoboka byo ndabyemera 100%. ukongera ugasubira mu burayi urabihakanye se tuhamagara abanogonozi shobora kuvana abanogonozi muracyavugana abo banogonozi barangiranye n'igihe cyabo ariko umviriza se impamvu ari kuvuga ngo baranye n'igihe cyabo ubundi uvuga ko ubu ngubu tega amatwi bantu mwumva bantu mushishoze uracyamfuhira agufuhira se kuki hari undi mugabo ufite ngo niba nawe yafushye abivuge yavuga se musubire mu rukundo tubimenye uracyamfuhira inde nande wowe na Farida cyari bitakunda se namwemera Revo ndiho ntago namwemera pe gumana na revo zawe ntago nakwemera se ase uri kwerevo iyo ndi irashimishije yihe se wari muri revo y'abanyabyaha oye tureke nibyo byo gutera imbere ibintu birashira mu ntarapfa tubwire revo iriho gutera imbere mu kumenya Imana aryo bundi revo ni iki njyewe ndi umukobwa uri kwigira mu bintu by'agakiza mama wowe uri umusore wibereye mu bintu by'amaraha by'isi kandi ibyo bintu bigiyemo kenshi narabirambiye narabihaye ni ukuvuga ngo wabona umunogonozi oya da tubwire yego umukozi w'Imana we ntugafata ahashyizeho umuntu ngo mushake kuhagarura akasaba kaza we baraga eki nawe rene wacu umuntu intege ukatuma anavuga ati noneho bino binagiyemo ntabwo babyemera ariko abana yagasari yakazavugana kabikaze ko nk'akeza kabisa ntabwo yanca intege ke kuko abinshi intege ibingerageza umukozi w'Imana yaranyibye anzaniye imyenda 2 ntabwo nakwibye ariko yewe data we ni mu wari ugize se Imana ikubabarire daraye Imana ikwezi gutunga ibyo bintu ukangubwire Fani Briseri kuko umudayimoni ufite yes wo kubeshya Yesu agusange reka nemere ko mfite umudayimoni sibyo ariko ukangubwiza ukuri uwo mfite uri munsi wawe na hano ni icyangugu rero ko nogera imbere ya kamera ukiyorobe umwe sikarishiramo nanjye nuwo nahoze ndiwe uwuhe isi taranyemeza ntago nari nzi ko ariko cyo nzi cyo isi yarakwemeje isi n'abayitura bo waremeye Chelsea Fari deresha reka ngubwire ahubwo n'umuntu ngiye kongera ku kuboko kwise kwikanga mba nibagiwe naringiye kongera uzamenyera utinze ariko ni gake gake no mwana nazaza nakumenyera bizasa bijyaye ikintu cyose ni ukwimenyereza umenyereze ukomeze ariko uyu munsi uradusengera ubushize nitwasenze uyu munsi uradushyira imbere y'Imana udusengere dushima Imana ko Raki mutandukanye neza wenge icyo namubwira cyangwa ni kimwe agire gutya si wavuze ko bamurokore umwadeperi umumeto yego umumeto we ugene n'abameto bawe nubwo bumeto bwawe uvuge ngo Raki
finito sibyo wumve ko nitujya tunahura wumve ko ari umuntu muhuriye mu nzira tuzahura ntidushane tuzanahure gusaba imisozi n'idaraho ndagura byashoboka ntabwo nta mbishaka nimero yanjye ugira nta yawe ngira si byese njye narahindura nimero ya telefone nta muntu n'umwe mutandukanye gutyo ko mutandukanye mu gakabya mukarenze n'ibiki ariko nibyo byiza ke ubu se Lucky ntabwo uzongera gukinira Frida mu buzima twaraheneranye twakoze amafuti ubundi uzigira nzakora uzigira nzamukeneraho ni ukuzamukeneraho ni ukuzakenera kumubona ibintu arimo beshya abantu ngo yabaye mu meto nkamubona unasubiye mu kabari ibyo bintu ushaka kumubona mu mbari mana nyagasani umunsi nakuguyeho bikagufasha iki nyine kumbana mu kabari bikagufasha karubanda urakoze nawe rero ntabyo uteze kuzabona wowe ngo aya mezi aya ntabyo uzabona amezi abiri nawe rwana ku byo mezi abiri ntabwo ari ngombwa guhangana n'imyaka izashobora bazane ka mitsingi kutavuga vuga fanta niyo unywa se umuhe fanta oranje fanta oranje z'abana uziye kujya zinyobwa n'abantu mutubwira muri komenti oranje zakorewe abantu umuntu wese arayinywa ubuye no mu ndari no kundi erega impamvu buri kumurya mu nda buriya ni ukubera kwa kwimunyamunya ngo abantu babone ko ari umurogo kanya nariye capati wasanga zazintebe mu nda uretse umukozi w'Imana ntago yiyitahura keza ubonye na Farida byarangiye byabaye kabisa gusa reka nkubwire none keza hari abantu bamaze iminsi bashaka nimero zanjye zibahe kabisa barazishaka kabisa reka nzibahe shimiye azazikata asa umukozi w'Imana umeze gutya noneho kameramani we mupfuye oya nuko nzi ko twazibuza abantu rega barabimbajije abasanzwe bazifite niba dukora ikiganiro nkavuga ngo reka basobanura ukuntu byagenze habayemo kwibeshya ni nayo mahirwe ngize sibyo niba hari abantu bafata nimero zanjye bazikuye hano kwa Keza sibyo tugakora ikiganiro twerekana impinduka tukavuga ati byibuze reka dushyiraho nimero dushyira abantu nzabashyira muri groupe mbamo dusengeramo cyase n'abashaka musindiramo basengeramo bashaka kujya bamfasha gusenga nkavuga ibyo bintu byose nabikate ibintu byose nabikate none agakatamo nimero kandi ibindi twabivuze urumva bumva ko njya utanga nimero bagategereza nimero bakayivura niyo mpamvu mvuze gutyo ntago ari uguhangana habayeho kwibeshya nimero bayikatamo batabishaka ngewe ari abantu maze iminsi banyaka nimero zanjye reka nzibahe ni 078 iyo ni nimero nshyashya kiginga se nikirayifata kugira nyimaze iki kiginga kizaneje umutwe n'ubundi nzana kuboroka we muginga sana nimero yanjye ni 078 30 85 436 078 30 85 436 cyangwa se 0788 gatatu 129 iyo unyeneye mpamagara tuvugane ariko mbwira ibintu bizima bifite imbaraga pana kumbwira ngo urabona nini no tujye tuba abantu bari seriye bakuze mu mutwe nyeneye ikintu gifatika bwana kintu umuntu agwamagara ngwangora kingo nagusuzaga kunsuza ni byiza ako suka nanzura saa 8 z'ijoro iyo ntago ari byo tube seriye nimero naziguhaye niba ukeneye kugira icyo mbwira amamagara niba ukeneye n'akazi n'inama turakora sawa kandi bugewe wagiye Lucky ntaribi jana ngiye nagiye Fari ubwenge yabumenye bwacenze ya ndumva njyewe ndishimye kuba Lucky mutandukanye neza wenda Lucky nubwo asubizamo wenda kuvuga kuriya nubwo avuga kuriya nta mutima muba bagufitiye ahubwo nyine ni kwa kundi nyine nk'umuntu mwabanye abatizera ko ari ibintu byanyange nanjye niyo mpamvu nakubwiye ngo umuntu uzancira urubanza ashingiye ahashize
cyangwa ku bya kera ntabwo nzamurenganya kuko wazababona n'ubundi nyiri wa wundi kandi nta n'umuhanuzi waba nta n'umuhanuzi mu bantu bamuzi niko njya numva babivuga bakuru. mwagira ikintu wibwirira abantu bawe? Njye ikintu nabwira abantu ni uko nahindutse dusoza n'ikigo si dusoje se ndumva mudari kundi nuko twakiragiza Imana tukagera mu rugo uyu munsi ni kwa gatandatu katwiragiza Imana rero tutaye sibyo. Mwami ndagushimye ndaguhimbaje ku munsi nk'uyu nguyu gicamunsi cyiza uko wakomeje kubana natwe komeza ubane na buri muntu wese ushimwe kandi uhabwe icyubahiro komeza uhabe kandi nsengeye abantu bose bari kwa muganga ubatera urushinge rutababaza abaye ikinini kidasharira ubarinde ubahe ubuzima bwiza abadafite ababarwaza uboherereza abamarayika bawe mwami komeza ubane natwe rero mu izina rya Yesu Kristo amen. dusoreza hano naho mu kiganiro cy'ubutaha.